ibihe byiza wakoze subscribe kuri Pola Vibe, ibihe byiza wakoze subscribe kuri Pola Vibe. Dukomeza dushimira abantu bakomeje kubana natwe umunsi ku munsi, bigenda bidundika bazamugenza ngo se birakocoka, ibi ni fresh. Turasuhuza abantu batuye i Kigali mu Rwanda, iburasirazuba naho rirengera, amajyepfo amajyaruguru, twishyuye n'intara ya gatandatu yacu aba diaspora men. Mbaza ngo umunsi ngaruka giki, another vibe. Salama papa wanjye. Salama musaza. Birakocoka. Birakocoka. Uyu muntu rero nababwiye ngo one day nzabatamo tuzatangira hostinga. Rero gahunda yageze right now. Itariki ni iyi ngiyi, umunsi ni uyu nguyu, ibi tukora ni amateka. Bandika. Nuko twandika twebwe. So far tukwakiriye na Metallic. Nibyo? Ya, ndi Metallic kabisa wuzuye. Utavangi. Birakocoka. Wumve mo ariko mu by'ukuri uri umubyinnyi, uri umuhanzi. Oya nge ndi umubyinnyi. Ndi umudaseri. Ari nk'ahantu se bavanda barabyanditse, wenda ukavuga ati mfite certificate, kuburyo wenda uzabati dore ngibi ibipapuro ngenze gukubita pokino ukabyerekana. Ave certificate kubiyanda ishiti. Neza neza cyane. Uko rya zina rya Metallic. Uko zina rya Metallic. Uru rugi kwa Metallic ndagubaha cyane. Wa rugi kwa Metallic neza mugate ndi Metallic ndakomeye. Mukubwira magazi nka Metallic ndakomeye na washigura. Muri das. Mubitira abantu bakwicya Pola Vibe babwiye ati gira icyo nabwira baramakara abakunzi ba das. Njewe nkaba andi innocent. Nkaba ndi umudaseri. Nkaba ewana naje muri umuziki kandi ukunze. Nkaba afite abahanzi banjye bakunda kunkubita ibintu by'ibiraka hirya no hino hatandukanye. Nkaba mbyina kandi fresh. Arabona ko izina Metallic ndayifunga fresh. Nkabazwi hanyuma rero ntacyo buretse gato baretse guturika ko namaje kumenya ko ibintu biturika. Bano burika cyane. Narigenje nakurahiye. Narigenje. Nose unapfa kwitwa Metallic gusa. Niba uzi neza ko wahisemo kubana natwe, wallahi swear to God, ntabwo uzigicwa n'irungu. Nababwiye ngo igihe kirageze ngo tubereke ibintu by'ubwenge. Hanyuma rero sasa. Yes sir. Ndakeka umaze igihe kirekire muri ibi bintu. Maze imyaka 7 muri uyu muziki. Ubyina. Bidundika bikoto. Hanyuma se kuterimo gushininga, wenda ngo ube wahura na Batiti Brown, nyine ishaza riri mu ruganda bimeze biti. Mu ruganda rero, ndabona hari ibintu ibyo bita ewa, ni ibintu bimeze nk'imvange mu ruganda. Ariko ari imvange. No mwanda cyangwa bimeze nk'aho ari umwanda ariko wenda ugomba gucayi umwanda igomba guhinduka. Bijyaga kumwe mu kanguzo ikanyuramo tukabona umuziki usukuye. Nyene y'abantu muri make ubwo mu ndimbo z'inyarwanda kubyina inyarwanda ni ibintu bigoye. Ntabwo yabona aba producer cyangwa se aba producer babikora neza, bafunga kiki nyarwanda. Urumva guhamiriza ni ibintu byawe ujyamo. Ndatega neza cyane. Ariko mukunze kwibyina inyanegera kwako akenshi n'ubundi n'aba producer mu Rwanda manumva bashinza ko nta mabiti bakora bari bishishwa nibyo. Ariko buriya abanya-Nigeria bajye bikora rimwe na rimwe ariko hamugasanga ntago ari sawa. Ariko buriya ewana beat inkozi ngongomani ingongomani beat bamanuka meze cyane ho nakwe Metallic cyangwa ni weko cyangwa weko cyangwa kaka ndirimbo bita kaka, ndirimbo bita poki. Buriya ira poki ni bamwita uramuja bamwita Vegas no munyejamaica cyane uranda mwemera cyane n'umuhungu shaka atazi ikinyarwanda umuhungu cyane. Ariko buriya usibye nizo girinzwiho n'indi muziki y'inyarwanda nyine urumva ntabwo ngo biratundika, urambya ati biratundika, birakocoka, umuziki wose umaye ugomba kubyina neza. Ngo ndabizi neza ikiganiro kizarebwa n'abantu bafite access kuri ibi bintu, kizarebwa n'abantu bategura ibintu amashow. Gira ikintu usaba uwo muntu uzakibona kandi ko ufite confidence ibintu warabyize urabizi cyane. None kugira ngo tuze no gushyaka nimero kawe uzagukina ko yaguheza ikiraka. By the way kwa mubyina muri video ibintu ngibyo before yuko dusoza ikintu bisabira bari abantu. Rero ikintu nisabira abafana banjye abakunzi banje bambonye ewana, ndifuza ko wagira ubufasha yabuma byabo abafite
bari hirya no hino bafite akazi abakenera ababyinnyi bafite ababyinnyi groupe dukorana tubyinana uwadushaka yatubona uwo twakora ibirori kabisa yatubona gusa nimero yanjye ni 078 58 90 gatandatu kane kane uyishatse wambona nkaza ngakora ikirori wawe waba ufite akabari waba ufite ibintu bitandukanye. uyu muntu njyewe ndamuzi ntabwo ari ugusigiriza uyu muntu he's amazing ararenze kabisa ararenze pe ari kuri stage uhitona ko biradundika no sasa we niba wumva ko watanga akazi ntaribi kamuye nimero niyo ngiyo azamuka na bande yewe urumva ahashumike hanyuma ibintu by'umuziki urayoka ndayoka mu Rwanda ninde muraperi mu kukoca mu Rwanda rero umuraperi uri kuyenda ongoma ano bakaba ari ku mutima wanjye ariko bitavuga ko hari nabandi uwa mbere ubasha kusunika muri njyana yanjye muri imana yanjye ifite sofa icyambere abantu umusaza n'umusaza ibikorwa byawe bikomeje kunkoma n'ingoma zikankoma ariko nava ku bikorwa byawe akunda umusaza Bruce Melody n'umuhungu cyane nemera cyane Bruce Melody n'umuhungu nemera cyane kabisa ibikorwa byiwe Melody shawe uyu muntu ufite publique ya danger nubwo nakwaje abaraperi nyine Bruce Melody ntabwo umuraperi no muhanzi so umva nyine ukunda umuziki we muri rusange nkunda umuziki ariko uyu musaza nubona iki kiganiro ndabyo uzakibona I know uzakibona umusaza nkakunda undi muntu uyu muntu rwose kabisa ndetse kuzamufasha bro nkakunda umusani undi umusani nemera nawe ewan bimeze neza cyane indirimbo yiwe isoka namaze kwibona wabita Bulldog no musaza umwana wa Kicukiro centre umusaza Bulldog n'abarakocoka arakocoka cyane arakocoka kabisa ariko buriya Bulldog buriya yagenze neza cyaza amakarimo ke nkajya mbasha kubona muvugije uzayime cyane Bulldog urana umuhungu cyenda nemera cyane Kika duhura mu masho duhurira mu birori runaka umuhungu kabisa nawe yagiye Metallica nawe yagiye aracyabikora biracyaba mwebwe ni mumurabure tu mumurabure. By the way nzabazana n'abandi kameme nazi kudufasha iki kiganize nikize kwenza iminota 9 rero hana wicaye iyi TV bayita Polar Vibe fresh kabisa vibe anaza vibe ibyo nyine urumva iwana bari vibe twandika tuzamuka kandi bagomba kubyemera tuzamuka bagomba kubyemera no kuzamuka ubwo usuri inyuma manuka abo turi kumwe twashaka kuyungurura umwanda ibiri bizima bikaye biteye bigari dukeneye ibizima hanyuma rero ntabwo turambirana ngewe nta kintu nje kubabwira nagiye ngumabwira ko dukeneye support yanyu dukeneye ubufasha bwanyu dukeneye imbaraga zanyu twebwe turari ku bwanyu nk'abanyarwanda wowe ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ahantu uri hose much respect wowe wakoze subscribe kuri channel maximum respect wowe urimo kumva ko wagira icyo dukora kugira ngo dushining kuko ntabwo tubishakisha navuga ngo Imana y'amahoro ikomeze ikube mu ruhande rwawe kandi ibyo wifuje muri uwo mwaka ubigereho ntabwo twatinda kame muri abo twatinda Metallica muramubonye nimero mwayibonye umamagare umuhereza akazi azikubyina afite bande ye ntari nafite bande ni team afite team igufasha mfite abakobwa bagezeho ni 20 ubwo byabaye bande byaba mu gucura mfite abakobwa 20 n'abahungu 8 dukora uyu mwuga team irumvira iruzuye iragutura iruzuye uwashaka wese yambona iyo nomero yanjye nayibahaye niyo ngiyo ubwo ewan waho wanjyana hose twagenda timu yanjye nkayizana tukakora akazi seshyune nakiri rero twakubwira komeza bana natwe dukunde dukurikisha iki kiganiro subscribe ni ingenzi ubundi wowe wamaje kwikora twagiye ahubwo arako nari kwibuka sibyo soza abana banyaruguru aho bitanya bimata cyabasuza cyane aranisha marakunze kujya ngeramo cyane nyaruguru bagwe dore bade ndabasuza kabisa aho bita mugongo mishungero twagiye abana basoje kabisa cameraman